precisement nkunda kubona mu ADPR aho bafata message Imana yagiye ibabwira mu bihe bitandukanye bagahita bazigira universel. Donc bazanamo ikintu cyose nk'ikigaturika kuri bagaturika bati hari umuntu wasenze akoresheje ubu buryo muri 1300 na bagahita mugira umutagatifu abantu bakajya bakora nk'ibyo yakoze textual cyangwa se bagasenga isengesho yasenze kwa kundi nyine. Ni ikibazo nyine aho ikintu Imana yakubwiye ushaka ko kiba ni icyanjye kandi we yakibwiye. Ubuze ko Imana yashatse ko nkora umurimo w'Imana uzanamo side political ubu ngende bibwira abandi batumishi uzukuntu babafunga babafunga nk'iki se. Hasi Imana niyo yakubwiye kuvuga nimba Imana ikubwiye ngo byara cyane ni instruction yaguhaye wiza mu rusengero ngo buza abantu kujyona po kuko ibyo ngibyo ikintu cya mbere ugiye kubikoramo deba umuntu yakubwiye ati Paulo yabwiye Timoteyo ngo umuntu udashoboye gutunga abo mu rugo rw'abo ari hanyuma y'abapagani none nge nigeze nkubwira ko abana 5 mfite cyangwa 3 cyangwa 4 nshoboye kubahahira. So kuki uri kumbwira iyo message ikoze gutyo ukayihuza na verse biblique zidafite aho zihuriye ngo mubyare mworoke no mwana uzinjya kumureba numva byanshanze umushiti wanjye arambwira ati umva kimbwiye arambwira ati ugomba kubigumamo byombi usohoka muri Bibiliya ujya muri politike gusa upfa usohoka muri politike ujya muri Bibiliya gusa upfa nta choice ufite aho ngaho ugomba kugumaho habiri hose ugashyiramo amaguru gusa arambwira ngo irambwiye ngo kandi twarinze aho duhura n'uwo muntu ndamusuhuza musuhuje turaganira ariko ubundi ni isoko rinini uri guhiga muri no misi wadepoje ahantu na amafaranga ngaye mbimwibarije ati 1,300,000 none se cyagenda nakoze audio wari uri none se wari ubibwiye n'iki ko afite iryo soko none se nabivuze mbihimbye wari ubikwe turi mu mwuka w'Imana none se nge mbana wenda namuzi urahanura ndiga hari abantu batabyemera none se gute nk'urugero wabe intumwa y'Imana gutarigeze bumbijwe tujye tubwizanya ukuri mba tutarabeskora waba uti ntuma utarahuye n'utumwe Imana ishobora kuvuga ngo Trump niwe nifuza kayobora Amerika kandi muhaye gutsinda mutasenga ntimuzamenye uko insinzi igiye kwa Kamala Harris bikarangira. So turashimana rero uko Imana yatanze insinzi kuri Donald Trump none se ni gute kuko byari umugambi w'Imana ni gute andi makuru se cyangwa nkwihorera andi makuru na yahe nyine ajyanye na Trump Trump nashaka icyumba cy'amasengesho muri White House araje abone kubera hari abahungu cyangwa se abagabo n'abagore b'abademokrate bagiye kugenda bakamukorogera nihatabaho rero gusenga biriya nise ngo gushyira icyumba cy'amasengesho muri White House ariko ntaga icyumba cy'amasengesho niyo cyaba muri buzinganijwe ariko cyohereza y'amasengesho muzareba hazaza icyorezo gikwirakwira nka covid ariko cyo cyica vuba kurenza covid. Donc ku buryo Trump ashaka koze buri gihe nje kuyobora ahita haza a pandemic not an epidemic. Epidemic ifata igihugu kimwe, pandemic ifata ibihugu byinshi cyangwa se ikwirakwira isi cyangwa se ibihugu byinshi. Ikindi kintu cya kabiri bazapanga ubundi ni ibintu bibiri bikomeye utundi two nudusanzwe kandi oyava kuri mariburu nta matembabuzi nta kuntu byagenda. Mariburu wayirwara sinyirware twahuye amatembabuzi yawe yabangeze hate hatagira ababifitemo imbaraga babijyamo hagamijwe ko intambara ya Iran ikururuka. Okay, deja ibanze gatangira Iran na Israel buriya ntago bararwana nta nubwo barakora intambara musenge kugira ngo idaturika none ikaba intambara yeruye y'ibihugu bibiri. Kabiri ikamera nk'iyo muri Ukraine y'umwaka wa mbere uwa kabiri Trump agahanyanya uwa gatatu noneho akarangiza imyaka 4 bya bintu byose yabwiye abantu ngo nzazahura ubukungu ibiciro mbishyire hasi igiciro cya gaze n'ibiki nabyo bikanga agahora ari muri zunguruka yo muri Iran na Israel. Iyo ntambara rero wowe uri hano mu Rwanda uyisengere kuko uzajya kubona ubone igiciro cy'igitoro tup ubone igiciro cy'akawunga tup. Niyo mpamvu ugomba gusenga bari abantu nimba ari ibisazi cyangwa se ubwenge bwishi bari mu mutwe nibisare cyane kugira ngo barwane kuko bararwana akaba ari wowe hababarira. Kananye ngusuza kandi gushimira dukurikiye.
ku Isezerano TV nicaye kuri Makita Design ni ahantu heza cyane hano Kimironko ushobora gukorera ubukwe bwawe mu mutuzo mu mutekano. Hari ihema rinini ryiza cyane rishobora kwakira abantu basaga 1000 ku bantu bafite ubukwe rwose. Ni ahantu nagukangurira kuba waza kusura kandi ukahakorera ubukwe bwawe kuko ni ahantu heza cyane. Kuri kamera ndi kumwe na Apotre Professor Mutabazi. Murakoze kunyakira kuri kamera zanyu. Apotre amakuru. Dusuje n'abari kudukurikira n'abazadukurikira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amakuru ni meza kuko uribuka ko twasengeye imvura none yatunyagiye kandi twasengeraga yuko inyagira imirima n'ibihingwa none yanyagiye n'abantu, ariko turanashima Imana ko nimba yatunyagiye kandi bikagaragara ko yageze mu gihugu cyose. Ari n'amashimwe kandi n'ibisubizo by'amasengesho twasenze tugeze ku munsi wa 38 w'amasengesho y'iminsi 100 mu buvumo bwa Duramu. Dukomeje gusenga kandi no gusengana namwe muhamagaye ntacyo bitwaye. Hari igihe Elisa yabwiye umugaragu we, yego ariko turabona iki gihe ari igihe cyo kwakira amaturo harya n'ibiki n'ibihembo ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe uwitwa Namani yari amuzaniye ituro rya miliyoni 82 z'amanyarwanda, uyabashyize mu manyarwanda uyavanye mu byo bavuga ngo ibice by'izahabu ngo na za shekeri ko mfite biriya bita Living Bible yashyira mu madolari, ubwo navana mu madolari nyashyira mu manyarwanda. Zari 80 na zingahe? Zari 82, ariko icyo gihe nabazi dolari kiri kuri ku gihumbi nari ni ikijana cyangwa cyabiri. Shaka uyu munsi yabariyemo byaba na miliyoni 100. Donc yari yazanye ituro rinini, ariko instruction Elisa yari afite muri icyo gihe ryari zari zuko atagomba kujya yakira amaturo, uretse ko nyine bigisha baswe babigezemo bahita nyine babivanga. Donc hari igihe cyabyo n'igihe kitari igihe cyabyo. Hari igihe kitari cyo kwakira amaturo, hari igihe kwakira ituro umwuka w'Imana akakubuza cyangwa se akagwa instruction cyangwa se n'ubwenge bwawe n'urugero. Ntago umuntu ashaka kuza agiye kuva mu Islamu ajya mu Kristo ngo mwatuza agakiza niyo ubwago yiturusha. Donc umutima ushobora kwemeza ngo kameme ntago uyu muntu arakura mu gakiza, ese ubundi yari turi ry'ikirayika ibintu nk'ibyo ngibyo. Sintekeza ko ari n'umuntu wabwira umuntu ngo vuba tuze umuntu agakiza inyanza ngo nagere yavuga ngo ariko muri amituro byo kwatuza umuntu agakiza. Ariko even the logic ishobora kwemeza ngo nimba umuntu ari kubwira ngo reka dusengere izi miliyari 100 ahantu zari zarahagamye zivayo. Even the simple logic yakwemeza yuko muri gusengera amafaranga, why not tudatanga ayo mafaranga? So urukumva ko abantu bitandukanye. Burya Imana yatuhaye ubwenge, none hari gihaza none n'ijwi ry'Imana hirya y'ubwenge noneho. Yego. Hari umuntu nzi yasengeye kanseri akira, imaze gukira umuntu amuhamagara ashyira miliyoni 5 ku meza kandi yari amaze imisi abwirirwa kaburara na geto ya 15 yamunaniye. Agiye kuyafata ijwi riramubwira ati ndakumena uwo mutwe katutahe. Arayanga ndaramubwira ati Imana yawe kubuza amafaranga ukennye kutayansabye kandi ngiye kwihamagariye ugasanga nayabikuje wigeze unsaba itura. Arangije avuga ati none ubwo ikubujije ati wasanga idashaka kukira, akuramo 20 ati noneho basi tega ugende. Yari yaje n'amaguru agiye kuyafata ati kandi wumva nabi ndaguca ayo maboko, inzira waciye ntago ukiyibuka. Cyane ugende. Ariko umukozi w'Imana umunsi nafite amamodoka kandi yose ntiyakira ituro. Neza ubwo asobanura ko noneho cyaje yanze miliyoni 5 asigaye yakira amaturo y'imodoka akagira mu gipanga imodoka 3. Buriya ibintu uburokore bwabaye ikibazo. Preciso nkunda kubona mu ADPR aho bafata message Imana yagiye ibabwira mu bihe bitandukanye bagahita bazigira universel. Donc bazanamo ikintu kimeze nk'ikigaturika. Kuri bagateka bati hari umuntu wasenze akoresheje ubu buryo muri 1300 na bagahita bamugira umutagatifu, abantu bakajya bakora nk'ibyo yakoze textual cyangwa se bagasenga isengesho yasenze kwa kundi nyine. Reba isengesho rya Bese hari umunsi n'umwenda warajya mu rusengero ku mumu riranditse ari mu gatangira, icyamukama umugisha ukandindi bibi ntibimbabaze like. Ni ikibazo nyine aho ikintu Imana yakubwiye ushaka ko kiba ni icyanjye kandi ari we yakibwiye. Ubuse ko Imana yashatse ko nkora umurimo w'Imana uzanamo side political, ubu ngende bibwira andi batumishi uzi ukuntu babafunga. Babafunga nk'iki se
ngo wajya ubona buri cyumweru bafunga 3 ariko nimba ari we yabibwiye Mutabazi ni wowe bireba wibishyira ku bandi. Undi Mana ikamubwira ngo reka kukugira ikindi kintu ukora nzakugirira neza, akashaka kubitereka mu bandi sasa. Undi Mana ikamubwira iti wivunikanye nzaguha inzu muri iyi Kigali. Abandi kandi ko kakayibona nta bintu yakoze, akaba yicaye umunsi umwe nyuma y'imisi 3 akaba afite inzu ye muri Kigali. None ukazagira ngo abantu bose basenga babarokore bose bagomba guca muri iyo nzira wowe byaciyemo. Niba Imana yarabwiye Mose ngo uyu munsi mwihagararire murebe agakiza ndi bubazanire, yego sha bazakwataka bihagararire ujyane mu rukiko utashaka avoka nibwo uzabyumva. Niyo instruction z'umwuka ziba zireba uwazihawe, ntago zisangirwa, ntago ari ibintu ugira rusange kandi byaje ari ibyawe. Yesu akavuga ati nimugira mu rukiko nzababuranira, nzababwira ibyo kuvuga. Nuvuga ngo tuba abanyamwuka turi kubunebwe, aho ushaka gufata ibyabwiwe abandi ukabigira ibya bose. Hasi Imana niyo yakubwiye kuvuga, nimba Imana ikubwiye ngo byara cyane ni instruction yaguhaye wiza mu rusengero ngo buza abantu kujyona po, kuko ibyo ngibyo ikintu cya mbere ugiye kubikoramo deba. Umuntu yakubwiye ati Paulo niwe yabwiye Timoteyo ngo umuntu udashoboye gutunga abo mu rugo rwabo ari hanyuma y'abapagani. None nge nigeze mubwira ko abana 5 mfite cyangwa 3 cyangwa 4 nshoboye kubahahira. So kuki uri kumbwira iyo message ikoze gutyo ukayihuza na verse biblique zidafite aho zihuriye ngo mubyare mwororoke? No, be clear. Ni Imana ibikubwiye. Kabiri, ibibwiye wowe cyangwa ibibwiye twese? Sinzi ikintu cyuri kunyuma. Ngo hari abazana message ziri personnel bakazishyira bagashaka kuzishyira mu bandi bantu. Hari umuhanuzi wigeze kunzanira n'urugero wenda message. Arambwira ngo aho bigeze ubu umaze iminsi uri kwibaza ngo kuki Imana isa niyakugonganishe na leta cyangwa se n'inzego. Ubwo najya kuvuga ibintu byabanyaye kuko nge nanagize yerekwa bya vrai ritabeshya, inanyereka cano Theo Mubavu ati ni uriho ikiganiro uvuge ku buryo ibibazo byabanyaye byakemuka. Wumve ko nabaga kuri YouTube ariko nta nazibazo byabanyaye. Hari abantu burya babiberaho mu isi yabo, nabaga mu isi ya Bibiliya itazi ibipfa n'ibikira mu gihugu no hanze yacyo. Ariko ntari nanazi yuko hari abantu barwanya iyi leta muri 2019. Nta ari ibintu umuntu ashaka kubwira umuntu ntabyumve. To niberaga mu isi agatuti Bibiliya, nkaza kuri YouTube nkavuga Yesu nkataha. Irambwira ngo ugende uvuge uburyo ibibazo byo muri Banyahe byakemuka. Nagiye kuri YouTube nkiva mu iyerekwa nandikamo ijambo Banyahe, ibigano byose bije nkajya mbyumva, kuko yanyeretse ishusho ya Theoneste wo Mubavu ngo ari we nk'ikiganiro. Nkaba naramubonye rimwe bari kumukoresha ikiganiro imbere office yanjye hari ya Kimihurura, none nari nyifite ariko ikoreshwa na Theo ukwezi, ansaba kugira ngo bacane itara hanze bwari bwije. Ikiganiro nagikoreye muri office yanjye ariko ngiye kuyifunga nkataha. Ati noneho rero uyu mutipa avuye muri gereza, uri ko mbere yari muri gereza yavuyemo. Ati ndashaka kumukoresha ikiganiro, urumva kiva muri gereza biba bitrendinga. Ati watkemera nkatera itara gutya hanze muri jaride nkamukoresha, ntimukoresha nyanditaye ko icyo gihe nataye ibyumba. Ariko ishusho ye ndi gucaho ndahindukira ndayibona, ingarukira rero muri iryo yerekwa ngo icyo kiganiro uze kugiha uyu nguyu uvuga uburyo ikibazo cyo muri Banyahe cyakemuka. Ntiyanambwira ibyo ndi buvuge, nanjye ubwo sinzi ibipfa n'ibikira, sinzi ikibazo kiricyo. Njya kuri YouTube numva ibyo numvishe, ndangije ndasenga ndatekereza. Gusa nibuka ko Imana igeze kumbwira ati wowe ikibazo kiri mu buzima bw'igihugu wicaye ugasenga kandi ukanatekereza, igitekerezo watekereza kibasha kuba igisubizo, ntugategereze ijwi. Okay, ndavuga ni sawa. Ijya kumwe nze uvuge uko Banyahe byakemuka, ntimbwira icyo uko byakemuka. Yari yizeye rezonoma yanjye. Hari abantu rero mu kuba abanyamwuka kwabo ahita yongera akayibaza ngo none se mbabwire ngo iki? Yari ifite kubikubwira ko bitabikubwiye bikure mutwe wawe birimo. Ndangije reka nkwereka mu rugero. Imana ikubwiye ngo uriya niwe mugore wa byandi bavanga Imana yakumaye, si uko hari aho bitabayeho biri bya vrai, ariko abandi bagenda babipirata. Siko kuri se cyane sai nabo bagiye babwira se abakobwa akirahira ati yagushutse nyuma bakabana.
uko byagendaga ubuhamya butandukanye. Mwirinde gukora copy paste, mugakiza buri muntu wese ni gatozi. Sinzi icyo kintu mucyumvisha. Yego. Noneho ndaza ndavuga ni ngiye nkurikije ibintu nabashe kumva, ngiye wamvugije kuri kose, nabonye inzozi gutya zambwiye gutya, bityo rero nkurikije ibintu nabashe kumva mu biganiro nabashe kumva. Ahubwo nana nahageze mbaza ate umubava nabaze bundi barinyaye bimeze bite, ngiye nabonye yerekwa ariko mbabarira umbwiye nshira ku mayange byatangiye gute. Durabizi ko iyo dossier yibagamo nk'uzayizira cyangwa se n'ibindi bisabe n'ibyo ngibyo yayibagamo, mbese yarayegereje umutima. Arandi briefinga nuko ngiye mu kiganiro ndavuga ngo leta niha abaturage amafaranga yabo, kuko n'amategeko bwayo ategeka yuko umuntu muvana mu bye wamuhaye aye. Niyo byabifashe amafaranga menshi nziko bitarenza miliyari 10. Amafaranga miliyari 10 ni make kuri leta. Niki cyatuma biteza imvururu na saga n'ibindi byose bitabijyanye nabyo. Icyo kiba kivuye, uretse ko ndashima Imana yuko n'ubundi ibyo wenda bamwe babindakariyemo, ariko ndaza kugarura kaho nari ngeze. Yego. Ariko byarangira urukiko rwa Nyarugenge rutegetse ngo umuntu wese tarafashe inzu mu Busanza abamuha amafaranga ye. Magambo makeya iyo nza nkavuga ngo muba amafaranga yabo, ababishinzwe mu gitondo bakazinduka bahamagara abantu babarinyaye bati twabitekerejeho tugiye kuba amafaranga yanyu. Ariko biri easy and simple. Kandi wenda abantu bari gutegereza ngo mutabazi kuki atijunguje. Ariko byaje kurangira icyo kibaye igisubizo kwa hagati byabayemo ntago byari necessary. So kuki cyane nabinjizanye nk'urugero, nyuma yaho ngaho nyine namaze igihe ndi kwibaza wa Mana we, kwa abantu bayoboye iki gihugu twadusanze tugira ibyo tuganira n'ibyo turi kwerekezamo, dufitanye ibintu bisa n'imishinga runaka, twarahujwe duhujwe n'ibindi. Igitabo cya African Poverty Choice nicyo cyari cyaduhuje, ubwo nacyandika nkanakivugaho iki ngiki cyari cyaraduhuje, mbese ari byo turi kuganira. None iriyere kumpaye ko rinteranyije nabo, cyangwa se kuki wantumye kuvuga ibintu biranteza ikibazo, nta nyungu mbifitemo, nta muntu wabanyahenzi, ntawe mpamagarana nawe, nta numwe wampa kawunga nakabuze, kubera icyo unjyanye muri ibyo bintu. Niberaga mu by'agatuti, ibirenze by'agatuti nabashe kuvuga nuvuga ngo African Poverty Choice, mvuga how to build our economy. Sinigeze ninjira mu buzima bw'igihugu narindi mu buryo buri global kuri Africa. So ariko umuhanuzi ndabyuka twareye Kimironko, hari bana turi Kimironko jya kuri gereza, kati nyuma yayo gutya hari urusengero rwari inyuma. Umuhanuzi njya kumureba numva byanshanze, umushiti wanjye arambwira ati umva kimbwiye, uri kwibaza ngo kubera iki haje agatotsi kandi warubanye neza n'abayobozi. Ambwira impamvu iyo mba ndayumvise. Arangira amwe kandi uri nanone kwibaza ngo uwasohoka mu bintu biri anyhow political, nkigumira mu bintu bya Bibiliya byonyine, sirongere kugaragara mu kintu gisa naho gihuriye n'igihugu n'ibifitanye isano n'igihugu. Nkajya mvuga imirongo ya Bibiliya, nkavuga Bibiliya, nkava kuri YouTube nkagenda. Arambwira ati ugomba kubigumamo byombi. Usohoka muri Bibiliya ujya muri politike gusa upfa, usohoka muri politike ujya muri Bibiliya gusa upfa. Nta choice ufite aho ngaho, ugomba kugumaho habiri hose ugashyiramo amaguru. Gusa arangira arambwira ngo irambwiye ngo kandi iyi systeme ntuzigera ubusanya nayo uko byaba bimeze kose. Kiriya gihe ibyo yari yagusabye wakoze, wabikoze neza, ariko nukuva kiriya gihe kugera ubu nyuma y'aha ngaho ubusanya wisanga ahandi hantu kandi utari busenge nk'Imana yagukure. From now on agree with them on everything. Urumva ni instructions zireba mutabazi wenyine, nicyo nashaka kubwira, zitareba n'uwo wabimpanuriraga. Ntago yari kuzinduka ngo mubwiye ngo nawe genda ngo uvugeho kuri politike gato yugaruka no muri Bibiliya. Yari guhitamanuka mageragere. Nuwa ngo ibintu by'Imana wibigeneraliza ni ibyawe, si iby'abantu bose. Swati ikintu yakubwiye uyu munsi ni cy'uyu munsi, si icyejo nejo bundi. Sinakuye ukuntu Imana yambwiye ngo urarariye, sinakuye ukuntu umuntu yazanye ibiryo yongeye kuza kumbwira none ngo ndarara ndiye, ndica ndabitegereza, ndarambirwa.
sinzi ukuntu akase ku muhanda njyaho ninanure wenda ngo wawo nduri bizane byibuza ntarambiwe. Ngeze ku muhanda umuntu ahita ambwira ati nanakubuze, ati nkunda uburyo uganira Bibiliya, ati nganiriza muri Bibiliya. Najyaga ngira iyo style, tukaganira ibintu bisanzwe ariko nkoresha imvugo zo muri Bibiliya gusa. None turabiganira nk'amasaha 2, ahita ampereza amafaranga, tujye gutandukana, njya guhaha. Bivuze ngo bwa mbere yambwiye ngo urarya, umuntu azana ibiryo bihiye. Ikindi gihe imbwiye ngo urarya, umutima unyemeza kujya ku muhanda, umuntu ama amafaranga kuko namuganirije Bibiliya. Sinzi nimba uri kumva yuko ntago ibintu Imana ivuze ari copy paste. Niyo mpamvu tugomba kugira umwuka w'Imana, tukumva ijwi ry'Imana, ariko tukanagira natwe muri twebwe umwuka wacu kajya wemeranya n'umwuka w'Imana, cyangwa se ubwenge bw'Umana nimba ariko navuga, kugira ngo ubashe kwinjira mu cy'Imana iri kuvugana nawe. Noneho wari uri kumbaza uti bimeze bite? Ndi kuyandi turashima Imana yuko twasabye Imana imvura kandi yatanze imvura. Kabiri, amasengesho tugeze ku munsi wa 38 dukomeje gusenga kandi dukomeje kubona imirimo y'Imana. Nuko nabonye hari abantu nimba iminsi batakizera Imana. Nabwiye abantu mu buvumo bwa Duramu kuri groupe ya WhatsApp, of course nagana ko se umuntu turi gusengana ufite ahantu ya depoje ashaka ikiraka cya miliyoni ziri hejuru y'ijana zigeze muri 300, arihe ngo dusenge. Wagize ngo yaraje, twarinze aho duhura n'uwo muntu, ndamusuhuza, musuhuje turaganira. Ariko ubundi ni isoko rinini uri guhiga muri no minsi wa depoje ahantu na amafaranga ngaye mbimwibarije ati miliyoni 300. None se cyagenda nakoze audio wari uri, none se wari ubibwiye n'iki ko afite iryo soko? None se nabivuze mbihimbye? Wari ubikwe? Turi mu mwuka w'Imana. None se nge mbana wenda namuzi, urahanura. None se ngewe nigeze mvuga ko ndi umuhanuzi, we umukozi w'Imana. Ujya wumva ijwi ry'Imana se? Ndega hari abantu batabyemera. None se gute nk'urugero waba intumwa y'Imana gutarigeze wumva ijwi? Tujye tubwizanya ukuri nimba tutarabeskora. Waba uti ntuma utarahuye n'utuma. Oya abantu tubwire neza. Ngira nk'umuntu akwe ngo ni intumwa ya pike, ubizi neza ko ntantu barahurira. Mvuga ko ndi intumwa ya pike? Hoya. Ntaho ndahurira nawe n'ukuri. Ubwo se naba nabeshye? Ni gute waba intumwa y'Imana utajya wumvijwe? Nje ko buriya ntajya no gukemanga kumwigisha utumvijwe. Erega wakigisha ibintu by'agatangaza by'akarambaraye. Ugatoroma ukagera yose uvuga ngo sikose ngo batomadake, ngo se tomadake, ngo batwigishe muri masters ngo se tomadake yavuze gutya. Se tomadake bene wanyu. Nuruvuga ngo buri mukozi w'Imana wese byaba byiza agiye agirijwe. Uziko byaba byiza n'abadakoni yumvishijwe. Diakone nawe akaryo bajya gutekera umuvuga butumwa inkoko ijwi rigatari mwumvisha ariko muguraga kwavu. Who knows, arya wasanga uwo mukozi w'Imana atarya inkoko. Abantu bose bagomba kugira ijwi ry'Imana, ni byiza. Si byose? Noneho nanjye vuga kuri icyo ngicyo gusa naramubwiye kandi kuri groupe nari nabisobanuye. Iyo audio nyishatse nayiguka ukayumva. Nari navuze ngo wadepoje isoko riri hejuru ya miliyoni 100 winjira muri 300. Nariko none sinibyo gusa ubuntu umeze nkaho utari merita, hari abandi bakurusha qualification. Yego. Ariko suka Imana ikora. Birinda aho tuhura. Ariko reka mubwira ikintu yakoze. Yahise amituro ariko araceceka ntamwe ngo dusenge. Kandi sinavuze ngo mituro nimba ari wewe, navuze ngo nimba ari wowe uze tubisengere. Ntatura rero wasabye. Ni isoko wa depoje, already waradepoje, ntago ari ryo uri gupanga ku depoja. Already urabizi ko iryo soko riri muri miliyoni 300 aho ngaho. Uze kuza dusenge. Aho kuyanga avuze ngo dusenge, yohereza turaricecekera w'abandi. Ariko daritapfuna ndanje kuri tapfuna duje guhura ndamubaza. Isoko waba waradepoje rinini riri muri miliyoni riri hejuru ya miliyoni 100 wadeporeje ni ry'amafaranga ngahe? Ati ni 300. None se ubwo navuga ko umubare 300 nawuvuze mu byukuri washaka kujya nongereho n'izina ryawe. Urumva? Birangira uko ngoko. Ariko none reka tujye ku kintu cya kabiri. Dukomeje gushima Imana. Narabikubwiye se nabikubwiye. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo uyu munsi, kuko buri munsi tuzafite ikintu dusengera, murasengera ko Donald Trump atsinda amatora.
sinzi Imana bikubwiye Imana bidutegeka umusengera atsinde ko niwe nahisemo kuyobora Amerika. Ariko hari imigambi ya Satani. Rimwe na rimwe rero abantu bakeka yuko Imana bivuze ko imigambi ya Satani ivuyeho. Oya, Imana igeze kubwira Eli iramubwira ngo nari navuze ko muzaba batambye we n'umuryango wawe iteka mu nzu yanjye. Ati ntibikabeho, ati ndabihinduye. Ivana ubutambye mu muryango we directly ibushyira mu wundi muryango. Birarangira kandi. Imana ishobora kuvuga ngo Trump niwe nifuza kayobora Amerika. Kandi muhaye gutsinda mutasenga ntimuzamenye uko intsinzi igiye kwa Kamala Harris bikarangira. So turashima Imana rero yuko Imana yatanze intsinzi kuri Donald Trump. None se ni gute kuko byari umugambi w'Imana. Ni gute andi makuru se cyangwa nkwihorera? Andi makuru na yahe? Nyine ajyanye na Trump. Trump nashaka icyumba cy'amasengesho muri White House. Araje abone. Kubera hari abahungu cyangwa se abagabo n'abagore b'abademokrate bagiye kugenda bakamukorogera. Ubwo ibyo bivuze iki cyangwa se bipfana iki na wowe uri hano mu Rwanda? COVID wari umukorogo bamukorogeye kuko nawe watumye atakaza amatora ya 2020. Yanaje mu mwaka wa nyuma w'ingoma ye ndetse wanaje ubukungu buhagaze neza. Mu magambo nta muntu ari kwiyamamazanya nawe ngo amutsinde iyo COVID itaza. Nta none wari gushimaho. Ni hatabaho rero gusenga biriya nise ngo gushyira icyumba cy'amasengesho muri White House, ariko ntaga icyumba cy'amasengesho niyo cyaba muri buzinganijwe ariko cyohereza y'amasengesho. Muzareba hazaza icyorezo gikwirakwira nka COVID, ariko cyo cyica vuba kurenza COVID. Karabaye kizaza kandi kizaba gikukinzwe n'abashaka yuko noneho 2028 Republican uzaza kwiyamamaza azaza agwa mu bisebo gusa. Donc ku buryo Trump ashaka kuzaza buri gihe nje kuyobora leta haza a pandemic, not an epidemic. Epidemi ifata igihugu kimwe, pandemi ifata ibihugu byinshi cyangwa se ikwirakwira isi cyangwa se ibihugu byinshi muri rusange. Mu magambo makeya hari abantu bashaka kuzakukinga no kuzapanga ikintu bita pandemi mbere yuko Trump arangiza ingoma ye kugira ngo bimunanire, kugira ngo adakora neza. Hari ikindi cya kabiri ku kintu muzinduke mwuka gwo amakurura kandi amakuru menshi nkunda kuyibikaho nkayigumanira. Ikindi kintu cya kabiri bazapanga, ubundi ni ibintu bibiri bikomeye, utundi two nudusanzwe. Erega reba Trump yatsinze presidence, aba Republican batsindira Senate Congress ko rero bayiyoboye, banatsindira House of Representative, banafite abagavana 27 mu gihe abandi bafite bakeya. Mu yandi magambo baradomina ahantu hose muri Amerika. Ariko hari ibyo bintu bibiri, niba gusenga ubwo ibyo hazagira uburyo biburizwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho reba witwa Robert F Kennedy ariwe yagize secretary ushinzwe ibintu by'ubuzima, agaturika pandemi n'uburyo ya criticizinze Fauci mu buryo bukomeye cyane. Anyway, ku batabikurikira igihe navuga ayo mazina yose mukumva ari nk'amahamba ndi kuvuga, ariko noneho barabishaka cyane. Ariko ubwo bazakora icyorezo noneho cyica vuba sasa. Kandi yava kuri Mariburu nta matembabuzi, nta kuntu byagenda. Mariburu wayirwara sinyirware twahuye, amatembabuzi yawe yabangeze hate? Uretse ko ngo n'umuntu wayikize ngagomba kumenya mwaka ataryamanye n'umugore kuko nabwo abacyanduza mu batembabuzi yitwa ariya nyine abahariye. Ariko urumva ni ikintu kiri preventable. Yego. Buriya ntugakine na virus igendera mu muyaga. Kuko umuyaga ni umuyaga, iyo ugiye muri Coaster bose ugenda ubaherezaho. Ubwo no kongera gushyiramo agapfa. Ntago umuntu yakinjira muri Coaster ngo uyu muntu arwaye sida ngo mwihinde muyisohokemo, ariko igendera mu mwuka mwasohokamo muramutse mumenyeka ayirwaye. Rero habeho gusenga bya nyabyo
kuko ikizaza cyo kizaba cyica vuba. Gusa kiramutse mudasenze kikaza nabwo reka mbaha amakuru ko hari igihe cyazaza. Hari ugusenga ntikize, hari ugusenga uje mujenjetse kikaza. Kizaba cyica vuba, kizaba pandemi nyine, ubwo kizaba ranked nka pandemi, ariko nanone kizamara igihe gito. Covid yamaze igihe kinini, cyo kizamara igihe gito. Reka mba ngo andi makuru ayo tube tuyaretse. Ibyo bizaba muri imyaka ine ya Trump ni hatabaho gusenga. Noneho rero ikindi kintu kizabaho, musenge kugira ngo hatagira ababifitemo imbaraga babijyamo hagamijwe ko intambara ya Iran ikururuka. Deja ibanza igatangira Iran na Israel. Buriya ntago bararwana, nta nubwo barakora intambara. Musenge kugira ngo idaturika none ikaba intambara yeruye y'ibihugu bibiri. Kabiri ikamera nk'iyo muri Ukraine. Mwaka wa mbere, uwa kabiri Trump agahanyanya, uwa gatatu noneho akarangiza imyaka ine bya bintu byose yabwiye abantu ngo nzazahura ubukungu, ibiciro mbishyire hasi, igiciro cya gaze n'ibiki, nabyo bikanga, agahora ari muri zunguruka yo muri Iran na Israel. Musenge ibyo bintu bibiri byonyine. Cyane ko byose birangira bigeze Kimironko hano. Ese ubundi iriya ntambara yo muri Ukraine yavuga ngazayihagarika amasaha 24. Iya Ukraine yo wikiri ujyayo. Hari yaho byarangiye. Mu bintu isi y'umwuka igaragaza intambara Ukraine yo nta nubwirimo. N'isi y'umwuka harimo pandemi, icyorezo, hakabamo n'ikintu bita intambara ya Iran. No Syria koko ni Trump uzayirangiza? Ntago ari cyo narimvuza yuko hashobora kuba hari abantu bashaka kugira ngo iyo ntambara ya Iran ikururuka ibe ndende kandi mere nkaho itwara Trump na Amerika imbaraga nyinshi, ndetse n'ibyo apanga byose bigasa naho biburiyemo. Kuki bizaburiramo? Iyo ntambara nimubona yaturitse byanyabyo hagati ya Iran na Israel, deje ubwo Amerika izabubrije kwinjira mu ntambara. Urabizi ko hariya Amerika imeze nk'indorerezi, ifite amato gusa iri gucunga yuko bohereza ibisasi kabirasara mu kirere. Donc ntijye mu ntambara, ariko bashenga kuri Israel ikorohereza wa mutaka wabo ibirasira mu kirere ikoresha amato y'intambara abari hariya mu mazi azengurutse hariya. Hari n'ubwato bashyize hafi na Gaza neza uturutse muri iriya nyanje hari. Kuko ariko noneho icyo gihe byasaba Amerika ko yinjira mu ntambara byanyabyo. Kuko ni ariye buriya Israel ni nk'intara yo muri Amerika, uyirashe byanyabyo bakinjiramo. Ntago ari nk'intara neza, ko ari intara no kwirasaho amasasa abiri ari intara yabo nkarasika bya bibindi, ariko hari urwego Iran yakinjira mu ntambara na Amerika igahita imanuka. Yego. Kabiri hagahita hazamo ibihugu bikomeye nabyo bigahita biteramo iyo ntambara. Rero wowe uri hano mu Rwanda uyisengere, kuko uzajya kubona ubone igiciro cy'igitoro tup, ubone igiciro cy'akawunga tup. Niyo mpamvu ugomba gusenga bariya abantu, nimba ari ibisazi cyangwa se ubwenge bwinshi bari mu mutwe, nibisare cyane kugira ngo barwane, kuko bararwana akaba ari wowe uhababarira. Ku bantu batanabizi, buriya bariya bazungu bize uburyo intambara zabo zose zishyurwa n'Abanyafurika cyangwa se n'abandi bantu bakennye, ariko plus precis mu Banyafurika bo bahita bazamura ibiciro bitandukanye mu bintu bitandukanye, banazamura igiciro cya internet, ariko icyo bazi ni kimwe, amafaranga bari gusohora ku ntambara making sure yuko amera nk'ahari ari donc abakene cyangwa se abantu bo hasi ari mwebwe agenda turukamo. Bango bemeze nka TVA. Umuguzi wa nyuma ni witanga. Ni nk'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku buryo kuba umuntu yakubwira ngo senga, ko hari abantu kuri groupe babikoraho akantu kameze nka debate, ariko ngiye ukuntu nteye ntago njya gusubirikanya n'abantu. Mwaje ngo dusenge, ntago mwaje ngo duterana amagambo. Kuki usengera Trump? Nimba utabyumva iturize. Ubwo nyine urwo rwego ntago rwumva rwo gusengera Trump ngatsinda amatora.
bindeba iki nose urasengera kawunga ngo kamanuke ku isoko ngenda sengera Trump ibiciro by'akawunga bizamanuka ku isoko mana urasengera kawunga se igitoro kiri ku 1600 noneho se buri intambara muri Iran ituritse kikagera kuri 2500 iryo sengesho wasenga nga kawunga katazamuka nirihe rimwe rimwe ari igihe umuntu anakora ibintu ngo nose uri gusenga nga kawunga katazamuka kazamurwa n'iki n'igitoro kizamurwa n'iki n'intambara zo muri Iran okay sengera rero Trump atsinda amatora simple as that kuko ikiri bubeyo hariya kiri affecting uretse ko kuri Trump hari impamvu nyinshi cyane ubushize sinakubwiye ngo ni amatora hagati y'ikibi n'ikiza ni amatora hagati y'ijuru n'ukuzimu kandi ijuru rigomba gutsinda mu izina rya Yesu siko nakubwiye ese kuki wayise ikuzimu Kamara Harris mu mwuka warasenga ukabona nyine asa n'umuntu uhagarariye ukuzimu mu matora nta kindi ntago wabonaga ari nk'ako ngo ni umuntu uhanganye n'undi nuwanga ijuru ryashakaga Trump as that sinjye nyine siyerekwa ryanjye nyine niyo bisacinze ugenda ubona abakozi b'Imana benshi bagiye babibona muri uwo murongo nese abakozi b'Imana bose baricaye banga Kamara Harris hari n'ugeze kubanura avuga ati mu buzima busanzwe sinakunda umuntu uteye nka Trump sinanamukunda muri character ukuntu ateye n'ukuntu atwara ibintu ariko ijwi ryavuze ngo niwe rishaka kuri iriya ntebe ndetse no kuri abuyobozi reka mbe mini yaho ngaho rata yizire cyane ko nta namakuru mfite hano hafi abantu babazi ko amakuru ngabareba araya hano hafi gusa ntayo mfite kabiri nyafite na editinga nigena nayabima reka yibarize ibijyanye n'ikiganiro cyawe Imana y'amahoro ikomeze yitwa Imana none se apotre kuva Imana yakubwira kuvuga kuri politike ubona hari inyungu byakugiriye none se ubundi nigeze nza mu isi mu nyungu zanjye bwite siniremye sinigeze nicara ngo mpange umushinga none nireme kugira ngo nze nkore uwo mushinga ariko iyo tugeze ku isi noneho duharanira ibitugirira inyungu aho niho rero mwapaganiye oya umuntu wese uteye gutyo ntakatekereza ko ari umwana w'Imana ntagatekereza ko ari umuturage w'ubwami kingdom citizen ntibize ko satazari mu ijuru ntago aricyo nanshatse kuvuga ariko dufite imitekerereze ya gishitani waremewe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro waremeye kugira ngo ukore ubushake bw'Imana ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami izina ryawe rirera ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka bikorwe munsi nkuko bikorwa mu ijuru iyo umbwira rero ngo nabonye inyungu yanjye ni gukora ubushake bw'Imana kugira ngo icyo ishaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru byose bituruka mu buryo wasetinze ubwonko bwawe we define success in different ways dusobanura insinzi cyangwa gutsinda mu buryo butandukanye gusa byo ibyo ngibyo byagiye bibamo intambara nyinshi abanzi benshi ariko nta nubwo naremewe kugira ngo nze kurema abakunzi nta nubwo Kristo yageze ku isi ngarema abakunzi cyangwa hari n'igihe hari ibyo yavugaga bikamuha abakunzi agatubura imigati karema abakunzi ejo akavuga ngo ninjye mutsima w'ubugingo bose bakagenda umuntu urwana intambara kugira ngo yigwize abantu benshi nawe aba afite ikindi kibazo ariko wenda ari by'Imana yamutumye it's good it's okay Yesaya yamubwiye ibintu byamuzanira abantu benshi kubera ko yavuga ngo ndamubona ariko sinona yakundaga kwerekwa ibya Mesiya n'agakiza k'Abisirayeli ariko Yeremiya waje imubwira ibintu ngo igihugu kibaye umusaka ntazagira umuntu kubeshya igihugu cyose wahanuramo ngo kibaye umusaka uve no ku gihugu cy'uyu munsi n'igihugu cyitwaga ko cyowe n'Imana cya Isirayeli warahanuraga ngo kibaye umusaka bakagutera ingumi noneho hariya yakubiswe nande Yeremiya ngo yakubiswe Jido n'umutambyi mukuru kupita Jido ntiyategereza ngo wenda ngo ngubwire bare bahungu bagukubite umutambyi ngo yahise amuceka amutera n'urushinga ahita mukurubana mushyira ngo muri kasho iri muri kasho kuko ngo yamujyanye ngo mu nzu y'ibohero ngiri mu gikari cy'umwami ngamushyiramo ngo ku munsi wa gatatu nibwo yumvishijwe iri mubwira ngo ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye biruhije utamenye hari umukozi w'Imana wagiye ajya Cyangugu 9 kangahe muri 90 arangije ahagarara mu rusengero muri ADP aravuga ngo mwumve uko Uwiteka ambwiye ngo pastor
ngo muri uru rusengero Imana irambwiye ngo harimo abicanyi. Pasiteri nawe arahaguruka aramubwira ati nanjye iryo yerekwa njya ndigira. Ba bakristo bicaye hariya. Wa mukobwa yabwiye ngo bavuze kuri inshinzi ati ndawe kubwira wa mugabo. Twatire kuri moto. Indi duca itera abagore bari hariya ku kinamba amazi. Irenga nkariya nanjye yanteye. Reba ko nanjye yanteye ntacyo nigeze mvuga cyase nibaza kirenze uretse kubona ko nyine muti nteye amazi. Ariko hari umugore yateye amazi atavuga ngo wa mugabo y'umumotari arengeyo. Kandi uyu mugore nawe ashobora guhakana ko ari inshinzi. Abo bantu rero avuze ngo muri urusengero harimo abicanyi ni kuwiteka mbwiye. Pasiteri nawe agahaguruka ngo nanjye ijya ibimbwira. Yarangije iryo jambo jido hasi, pasiteri jido hasi, ubwo umutumishi batumiye pasiteri ushumbye aho ngaho jido ebana ngo babakubita ibintu byitwa inshyi n'ibintu by'ingumi n'ibintu by'imigeri mu nda no mu mbavu. Wa muhanuzi aravuga nimba ari kunyumva ndamusuhuje. Aracyahari ndamusuhuje. Ngo aravuga ngumva ngo Imana inyeretse ko narimo abacinyi ngo none mugiye no kunyica. Iyo utabura ubwenge ubivugiye iki? Rimwe na rimwe guhanura umuntu aba agomba gushyiramo ubwenge akayungurura ibyo avuga. Kuko na Samweli yaramubwiye ngo jya kwimika ngo Betelehemu ngo harya ngo abazimana ngo harya Sawuli atuye mu irembo ry'i Betelehemu. Njye kwimika neza ahantu Sawuli atuye afite za maneko n'imike y'undi mwami. Hagataya ibyo bintu urabanza bisobanurire. Imana yamubwiye ati rero kuko umbwiye gutyo hishi ihembe ry'amavuta ugenda ubabwira yuko ugiye gutamba igitambo jyana imfizi. Imana imwigira ikinyoma agomba kubeshya. Hariya ntibabigisha yuko ibinyoma byose ari icyaha. No, Imana yigiye ikinyoma Samweli agomba kujya kubeshya akagena n'ikintu ikimasa kigaragaza inje gutamba kandi Imana yambwiye ntagire unkurikire rwose jya gutamba ntawe ugukurikira niko Imana yakubwiye. Inje gutamba musurize n'umwami umusuze ariko ari hafi nze musuze Samwe ko haje utanyimenyesha ingiye gutamba iki kimasa. Imana yansanze nijoro yambwiye ngo ngiye kugitamba. Mwigendo utambe kandi agiye kumukuraho. Abantu benshi ntabwo ibyo babisobanukirwa. Mu by'ukuri warumbajije uti igihe nabikoreye nabonye inyungu. Inyungu nuko nkora icyo Imana yandemeye. Niyo cyambere sinkennye cyane kurenza abandi banyarwanda bose nubwo ntanakiza cyane. Wenda abantu babirebera kure babona byarampombeje amafaranga kandi ko narayahombye. Ariko ntacyo bimbwe n'ubundi nta nubwo Imana yanyohereje mu isi gukorera amafaranga no kugwiza menshi. Oya rwose. Icyakora nkeneye kugira make ahagije kugira ngo nijye mbe mu nzu z'abandi. Ayo arakenewe kandi Imana ntiyayanyimye muri icyo gihe cyose. Ndayishima rero. Naho iby'abankunze Imana ibaha umugisha. Abanyanze nabagirane ko n'umwami wanjye Yesu bose batamukunze. Icyo ndefinisa nko gutsindwa cyangwa ibihombo ni igihe nakoze ikintu kitari mu bushake bw'Imana nkanabimenya. That's all. Byambayeho si kenshi ariko n'ubu ntago nakoze ibirengereye cyane bitakosorwa cyangwa se byakangiza buri kimwe. Ariko ntago nshobora kuba ngo natakaje ibi. Donc gukora ubushake bw'Imana kabiri kuba ibyo nakoze byahinduye abona bikoreye. Nge nuwa ngo gutsinda kwanjye n'inyungu zanjye nzibarira mubo nkorera ibyo nkora. Ntago nzibarira iwanjye. Urugero Covid ije Imana ikamishurira umurukirwa rwa Covid nkarukora rugakiza abantu kurenza izindi nkingo cyangwa akaba ari narwo rukoresha rwonyine ariko bakanyambura ntibanyishyure kuri nge naba natsinze. Aho ntandukana n'abandi kuko undi wabara ko yatsinze abaza amafaranga ari kuri konti. That's not me. Okay. So rero icyo gihe cyose nyine cyari igihe nyine kirimo intambara nyinshi ariko wasanga n'abandi bagira izabo. Ntago ari njye nyine wahuye n'intambara ngo nuko ari njye wavuze kuri politike.
ariko byambereye umugisha, byamviriyemo amasomo menshi, ariko nyine ribaruwa riraye, reka mvuge gutya. Politike ntabwo ari ikintu, cyane cyane iyo utari uyizi ukayisangamo umeze nk'uwanyereye ukabigwamo, just like that. Ariko ndashima Imana. Sindi umuntu ubaho numva nshaka kubaho imyaka myinshi. Kubaho kuri njye ni Kristo, gupfa byambera inyungu. Kuri njye rero niyo mpamvu ibyo abantu bakontabiriza nk'ibihombo siko njye burya kenshi mba mbibona. Donc uko abantu mutekereza mostly bituma mubaho nabi. Suko kandi utekereje mu buryo bw'Imana no kugira amafaranga wayagira Imana yabishimye ukanabaho neza. Ariko hari ukuntu umuntu agira imitekerereze ituma ikibayeho cyose kitameze, kitaryoshye, bya bindi abantu mu isi bita kuryoha. Kuko byose bibera mu mutwe. It's all about the mindset. It's all about the precept, the philosophy and the beliefs. Ubitekereza ute, ubyumva ute. Aho ngaho rero niho ngiye shyira imbaraga zanjye. Ubundi gutsinda kwanjye biba mu mitekerereze yanjye itandukanye n'iy'abantu bavuga Imana, bakavuga mu ndimi, bakavuga Bibiliya, ariko ugasanga filozofi zabo ni za gipagane cyangwa se ni za gishitani. Kuko aho gukunda abantu bakunda amafaranga, n'urugero. Aho gukunda abantu bakunda amafaranga, wamubwira uti ibi nibi harimo angahe mu bintu byose. Donc your decision making ishingira kuri harimo angahe. Nta nubwo wareba ngo ese birafasha abantu iki, birubaka iki muri societe. So rero aho wambwiraga sinahombye kubera ko abantu benshi bagiye bambwira ko byabafashije. Donc ibitekerezo byanjye byo mu gihande cya politike byarabafashije, nkuko hari n'abafashijwe n'ibitekerezo byo mu gihande cya kiyobokamana. Rero nimba byarafashije abantu, ngiye nkabanzi ko hari naho byagiye bifasha igihugu mu buryo butandukanye. Kuri nge already ndi mu nyungu, namaze kwinjira mu nyungu already. Ibisigaye mushavuga Imana no gukiranuka, ibisigaye muzabyongererwa. Nubango ibyo bindi byo kuba nabona ikote, nabona ishati, nabona ituro ni nyongera kuri nge muri filozofi yanjye n'imitekerereze yanjye. Niyo mpamvu mpora mu nyungu. Niyo nta gihumbi mfite ubona ntekereza cyangwa se mfite akanyamuneza nk'ako umuntu uri mu nyungu, cyangwa se ibintu byose biri amahoro cyangwa bimeze neza. Ntago ntekereza ko iyo ngomba kuvuga Matayo, Mariko, Luka na Yohani, sinaye kujya ngira abantu batatu bajya Inyamata ngo kandi ari abakomeye ngo bapange ko najya amageragere. Ndashimana ko batabigezeho, nizere ko babicitseho. Kandi nimba bakibitekereza, Imana nibice mu izina rya Yesu. Imana sinaguhaye amakuru. Imana niyo yaguhaye. Oya, wari wicaye muri iyo nama yabo ni waje amaripoti. Aho ntago neretswe. Yego. N'amazina yabo ndayazi, ariko Imana ishimwe ko batabigezeho. Reka nizere ko babicitse, ariko nimba batarabicitseho, Imana ibajyanira urusororo mu izina rya Yesu. Cyangwa se inetralize imbaraga zatuma babishyira mu bikorwa, ariko ndikumva nta n'impamvu ibajyanye na rusororo, n'ubundi barashaje nibagende. Baha umwanya abandi bantu batekereza neza, bifuriza ibyiza abantu. Niyo mwaba umuntu mutumvikana, ntago ari byiza kumwifuriza ikintu kitari kigeze cyakarambaraye kimeze gutyo. Cyane cyane yatarengera, kuko nanone ku rundi ruhande hari umuntu nyine wakora ibintu ukabona yuko nanone ugomba nawe kumwikiza. Ariko njye nta kintu nigeze nkora cyatuma umuntu yifuza kunyikiza at all. Ariko barabikoze. Nari nshatse nko kwereka ngo iyo ntavuga ibiri political sinari kugira iyo threat. Nubwo ari abo ngabo, undi wabashe kujya kuri Europe pa wigeze gushyira umunyamategeko we atirebera muri iyi video urebe ko wamushyiraho icyaha cyitwa gupfobya genocide. Uwo nawe ahuri no mu mwanya urimo, ntago nabyibagiwe. Nishyiramo yuko wenda na wageze nyuma nabwo ukisubira ukavuga ati mutabazi no nyamaze ntago ari umuntu mubi wo kujyanwa ahacecekerwa. Hariya n'ahacecekerwa, ntago hacecekerwa, hariya no kwitekerezaho. Ntago mutabaza ari umuntu wo kujyana aho bajya kwitekerezaho. Nizere ko nawe byakuvuyemo. Nimba bitarakuvuyemo, ndatura kugwa muri douche tukakujyana rusororo mu izina rya Yesu, umwanya ukajya mundi. Dukomeze.
ntacyo nahombye njyewe. Yego. This is life, this is the challenge of life. N'abamotari bafite challenge zabo. Muri icyo gihe nabikoze, hari abamotari bagiye mu ikamyo zikubita imitwe, hari abarenze imihanda, hari abacitse za ruseke, hari abo baciye amaguru. Iyo uri gukora ikintu wumva gifitiye abandi akamaro, gifitiye igihugu akamaro, gifitiye sosiyete akamaro, kiri mu bushake bw'Imana, ingaruka zose wabihuriramo. By'umwihariko Paul aravuze ngo niba dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara biduhagije, nukuri mba nambaye agakaruvati kuntu biringaniye nyine, nariye kawunga cyangwa se uturayi, ndashima Imana. N'ibindi kandi hari igihe byazaboneka cyangwa byazaza, cyangwa Imana igakora ku mitima y'abantu benshi nzi bakomeye babemera Mutabazi, imeze imitima yabo ngo buriya hejuru yo kumwemera buriya munamukandiye akanyenyeri cyangwa mukamurisinyira sheke, ntacyo byabatwara kandi nabaha umugisha. Hari igihe Imana izabigena, ni igihe cy'Imana kibura gusa. Nibaze mu bahombye nanjye ndingaye pe, sindi umuhombye, sinahombye. Nungutse inshuti nyinshi zirimo abakomeye, zirimo abanyembaraga, kuko iyo umuntu yapanze kujyana amageragere kandi akomeye ntujyeyo, nuko aba ari undi munyembaraga wamubwiye ati sigaho, ntago uyu muntu ari wo kujyanwa hariya. Abo nzi nabo ntazi kandi ndabashimira Imana. Haleluya. Ubwo ko umuntu wifuza gukandira akanyenyeri Apotre Mutabazi, nimero ye ni 0788 30 95 13. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom.